ineza yawe, urukundo rwawe, imbabazi zawe ntibirondoreka. Haleluya, 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 haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Iki gitondo duhereje Imana icyubahiro, dushimiye Imana intwari ku rugamba, dushimiye Imana itabura uko ibigenza, dushimiye Imana izinze ijoro ikazingura amanywa, dushimiye Imana yita ku batibashishije, dushimiye Imana ihindura amateka n'ibihe, dushimiye Imana ihindura amazina abantu bagahindura amagambo, dushimiye Imana y'inyembaraga, dushimiye Imana ikomeye, dushimiye Imana umuremyi wacu. Imana ihabwa icyubahiro. Iki gitondo tubanje Imana hose muri byose, tubanje Imana tuyihereje icyubahiro. Mwene data tubana mu mwanya wa niba turi buri gitondo, wowe uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari ku migabane itandukanye y'isi, nshuti zanjye bakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, kandi ndakwinginze ngo uhereze Imana icyubahiro, wikebuke wirebe, wongere utekereze ahawe hahise, urebe uburyo Imana yabikugenjereje yaguhagazeho, urebe Imana uburyo yagiye igutabara, urebe n'uburyo Imana yakugenzereje neza, ititaye ku byaha n'ibicumuro byawe, yo yitaye ku masezerano yayo yasezeranye nawe, yita ku cyo yavuze, niyo mpamvu yakugiriye neza. Imana nishimwe. Nawe rero ubihereze agaciro, uhereze Imana icyubahiro. Ndakwinginze ngo uzamure icyubahiro cy'Imana. Uyu munsi dukandagiyemo ubanzemo Imana, banza Imana muri gahunda zawe zose, banza Imana. Ndakwinginze ufate iminota mike cyane, ushime Imana, nurangiza uyiragize. Imana ishimwe. Nyemerera uyoborwe n'Umwuka Wera, ntukabure umwanya uha Imana mu buzima bwawe, ntukabure umwanya wo gushima Imana mu buzima bwawe. Wagiye ushimira abantu nyamara usanga bageze aho baraguhinduka, ariko iyo ushimiye Imana biyitera kongera kugaruka igakora. Imana ishimwe cyane. Turacyari muri teme yacu yitwa isezerano. Imana isohoza amasezerano. Imana ishimwe. Imana iyo igusezeranije, iguhaye promese, igupromesinze, ni Imana itava muri iryo sezerano, ni Imana itivuguruza ku cyo yavuze. Wenda wowe impamvu byagucanze, ujya ugereranya Imana n'abantu. Abantu ni abantu, bapfa nk'abantu, ariko Imana ni Imana ihora yera. Wowe rero nagira ngo ugirire Imana icyizere yuko ibyo yavuze mu ijambo ryayo no kubikora irabikora kandi ikabisohoza. Imana ishimwe. Icyo wabwiwe n'umuntu kizahinduka, ariko icyo wabwiwe n'Imana ntabwo kizahinduka. Imana ishimwe. Muri iki gitondo rero muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Turacyari muri teme yacu, Imana isohoza amasezerano. Imana ishimwe cyane. Nyemerera tudatinze dusome ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya Mose Abalewi, ni ibice 26. Turahera ku murongo wa 3 dusimbuke tugiye ku murongo wa 7. Imana ishimwe. Titre y'ijambo handitse ngo iby'Imana isezeranya Abisiraheli nibayumvira. Imana ishimwe. Iby'Abisiraheli byarasohoye, ariko uyu munsi ni iby'Imana igiye kugusezeranya kandi bizasohora nuyumvira. Imana ishimwe. Nagira ngo nkubwire yuko ari wowe nyirabayazana wa murokorewe wa mukristo wo gutinza amasezerano. Ugira gutyo ukayacamo, warangiza ukajya kwirwanirira, warangiza ukaramya ibigirwamana. Aho wasezeraniye n'Imana isezerano, iyo igarutse ntihagusanga. Yo rero ni Imana isohoza amasezerano. Rero icyo usabwa wowe ni ukumvira Imana, ni ukwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Icyo usabwa ni ukumaramaza, ni ugukizwa ukamaramaza, ukiyambura imirimo mibi, ukiyambura isura y'ibyaha mu izina rya Yesu Kristo, ukinginga Mwuka Wera akaza agatura mu mutima wawe, kuko Mwuka Wera iyo ari muri wowe akuyobora neza, akugira inama, kandi wemere uce bugufi wumvire ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rivuze ngo iki?
ku murongo wa 3 dusome mu izina rya Yesu. Nimuhora mwumvira amategeko yanjye, uwo ni Uwiteka, mukitondera ibyo nategetse mukabyumvira. Imana ishimwe. Simbuka ujye ku murongo wa 9. Nzabitaho mbororotse mbagwire. Ni ukuvuga ngo niwumvira amategeko y'Uwiteka ukitondera ibyo yategetse byose ukabyumvira, Uwiteka uyu murongo aravuze ngo nzabitaho. Ariko wowe ntabwo ukeneye kwitabwaho n'Imana, ntukeneye ko Imana ikwitaho. Umwana w'umuntu ko yakwitaho umwaka umwe, uwa kabiri nawe akaba yakennye, wanyemereye ukakirira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe akakwitaho, ukumvira ijambo ry'Imana, ukareka ibyaha ukabizinukwa, warangiza ukakira agakiza, warangiza ukakira Yesu muri wowe akakubera umwami n'umukiza. Imana ishimwe. Ngo niwumvira amategeko y'Uwiteka ukitondera ibyo yagutegetse byose, Uwiteka avuze ngo iki? Aravuze ngo nzabitaho. Imana izakwitaho. Nirangiza ngo mbororotse mbagwize. Imana ishimwe. Imana izakororotsa mu buryo bumwe ndetse n'ubundi. Izororotsa bizinesi yawe. Uzashinga bizinesi imwe ushyireho n'iya kabiri n'iya gatatu. Uko niko kukororotsa. Mu nda yawe izadudubizamo umugisha, ikororotse iguha abahungu n'abakobwa. Niwumvira Uwiteka Imana yawe ukumvira amategeko y'Uwiteka, Imana ishimwe, izakororotsa. Imana ihabwa icyubahiro kandi izakugwiza. Imana ishimwe. Nkomeze isezerano ryanjye namwe. Imana icyo ishaka ni uko ikomeza isezerano hagati yacu nayo. Icyo Imana yagusezeranije, icyo Imana yavuganye nawe, ni kibi gitsikamira mutima, kigende mu mutima wawe. Ufate ijambo ry'Imana ryubaka ubuzima bwawe bushya mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana muri wowe uritsindishe Satani n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Ni Imana isohoza amasezerano. Icyo yavuze ku buzima bwawe, icyo ivuganye nawe no kugikora izagikora. Ivuze ko ishaka kukwitaho, wowe utagira ukwitaho, wowe utagira kirengera, wowe utagira ukuvuganira. Imana iravuze ngo niwumvira amategeko yayo ukitondera ibyo yategetse, Imana hari icyo ikubwiye ngo nzabitaho. Izakwitaho, izakuvuganira, izakurengera, izakugerera hahandi utagera, izajya mu bagucukurira ibyobo ibisibe, nibareba nabi babigwemo, imitego baguteze izabashibukana, kubera ko witaweho n'Imana. Ni Imana isohoza isezerano. Nimba ushaka kwitabwaho n'Imana, ndagira ngo wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, uhindure imibereho wari ufite idafatika yo kujya mu byaha. Imana irashaka kukwitaho, Imana irashaka kukugwiza, Imana irashaka kukororotsa, Imana irashaka kukuzamura, Imana irashaka kukwitaho. Icyo nicyo nkubwiye muri uyu munsi. Ni Imana isohoza amasezerano. Imana iravuze ngo nzabitaho, ariko condition ni uko wumvira Uwiteka Imana yawe kandi ukita ku byo yategetse byose. Imana nimba yarakubwiye ngo ubusambanyi ni icyaha, ubwicanyi ni icyaha, gushyushya inkuru ni icyaha, kwifuza ibibi ni icyaha, kwifuriza mugenzi wawe ibibi ni icyaha, uyu munsi nibyo ugaramyemo, uyu munsi nibyo ugenderamo. None se urumva Uwiteka yakwitaho? Ahubwo Uwiteka azakureka abanzi bawe bakugireho ijambo. Ariko Uwiteka aravuze ngo wumvire amategeko y'Uwiteka, nurangiza ugire urukundo. Imana ishimwe. Ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Imana ihabwa icyubahiro. Imana iravuze ngo wumvire amategeko y'Uwiteka kandi witondere ibyo yategetse, nawe arakwitaho. Nzabitaho mbororotse mbagwize, nkomeze isezerano ryanjye namwe. Shalom shalom. Muhahe muronke. Ndifuza ko Uwiteka kwitaho muri uku kwezi, ndifuza ko Uwiteka kwitaho muri uyu mwaka. Niwitabwaho n'Uwiteka biragenda neza. Niwitabwaho n'Uwiteka, Uwiteka akakwitaho, Uwiteka akaguha affection wabuze, Uwiteka arata, Uwiteka akaguha za keya. Ibyo ni byo Uwiteka gusezeranije ngo nzakwitaho. Imana ishimwe. Shalom shalom. Uwiteka abaha umugisha. Muhahe muronke, mugendane n'Imana. Ineza yawe
mwana w'umuntu ineza yawe